sha ese wongeye kuza kunegera hano kandi gutega sabo ndupfiye ese ko uhagaze hano wa mugabo singimba magazanga ikibazo kiriye ntukubona n'ibyari ngombwa makuru nimeza gose wowe nanjye biragira nta kibazo shanya marumaza kugafata hari hano amaze meza ngana hano se amezi urumva kwa kabiri gushyira kwa gatatu shangira no gukurangisha inzu nziza ngo ushaka kuzatura mu nzu nziza nyagira ngo none nayigeramo uzahinduka umuntu ufatika ariko narahindutse ishati imwe ndanga muntu koko n'umutu silipa ko uko duherukana ne gutya nari nuko ari wambaye n'izina ry'Imana nyine ubwo wasanga ari kwa kundi upanga ikindi kintu cyo kwambara ugahuriramo n'umuntu amezi abiri yose cyane n'ubundi sha ahubwo wasanga nyiri inzu hari kintu mupfana buriya ngende nyiri inzu nakwirukana ukagenda wa mugabo sinkuzi twahuye ndangira inzu ibyo wankorera urabizi ndindagiza ega twebura abakomisiyoneri tuba tuzi neza tuba tuzi kuri umukiriya muzima uzishyura inzu ukabana neza ari urarimanganya kabisa maho ngabwo sinzi icyo utegereje akagumu kareshyura koko ntacyo ari abapangayi bo muri no minsi babazi yuko amafaranga twubakisha inzu umuntu aba yaratoraguye aba ari imfashanyo cyangwa alo uriyesha umva aka kanya ndakwinginze cakira undi mupangayi b'abantu bari muri yanzu nabakuyemo urabafite si umva aka kanya nsanga iwanjye hano tubivugane gira vuba ndi mu rugo sawa kabisa hanyuma se bose arahari n'umukozi we maze imyaka ingahe hasi muri aka kazi maze nk'ibyumweru na bibiri sishaka kutanda mu maso na bibiri bifashe mu mifuka rwose aya ikibwa yapakiye kareke wanyu ni hehe waje uturutse ni mu mutara ambara bisengero imbere y'imipira sha imyambaro ko bose wanze ko umusirimu yakazakwitse kubambara neza sha nanjye kari bwo buzima agomba ngahe nemba 25 yose shaka kubera umubyeyi ntabwo ari boss gusa kuko ninjye uri umukozi wanjye nka 7,200 niyo aje gufata nibura muri makindi igicucu no ntakivuze ngiye uranze sha ntabwo ari ko mvuze boss uzikurenya umugira nabo kanga shaka umukozi bakoje umugushinya mu musaya bakuvurnya amavi wari imiti ntiwayimara hako numfite ikibazo buryo ureba gutyo ajya mu igihangare kizunguza umutwe kugira nta kibazo mfite boss mubwiraze hano ubwo ni pastor gushaka uwo mugabo yibashye gutya shatse igikozi cy'igicucu ugese wananyumvaga kosha ibisoje hajya wananyumvaga komera yego sikuri imbonera nanjye mba mubi cyane buri kakanye isaje uri hano hafi urengiye cyangwa uyemeza akazi yaranditse ngo umurimo werekeje amaboko ukorana umwete hana kavuga ngo uwime inkota yema amaraso avumwe uzo ngo nyuma ni komisiyoneri ngomba kubikorana umwete kuko birantunze nimba ntajya gusenga ndi komisiyoni nimba ntajya kubwiriza ndi gushaka amazi nimba atari inzu ni ikibanza nimba atari ikibanza ni imodoka ngewe tutaravo bandi nk'abasenga ugakorana umwete hanyuma ngo meze gute rero iyo nzu yawe ubundi mupanga birimo amurukana iki ushaka kumenya uraya mbereye ikiwerewere gute itariki 31 igere anyishyura kuri 30 nahise mwirukana shaho ziko niyo mpamvu utanarambya n'abagore itariki 31 anyishyura kuri 30 yumva yuko iyo nzu amafaranga nayatoraguye n'impano reka nge nkubaze mufunda yubatse isa n'umunsi mwahanye yarangije akazi ke neza kubaka n'umupanga w'imbera mu nzu bihuriye ngaho nyumvira kugize umupanga atafite kandi akaza ahandi bagatinda kumuhemba nawe umva icyo nshaka oya warahemutse reka nkubwire kugira ngo ugire umupangayi muzima ubone ko indyo umupangayi nabyo birangiza hanze akasiga inzu yayibomaguye akagenda atanakwishyura atanagusezera urazi komisiyo reka nkubwire mu kazi kanjye nkora rero ngiye cyangwa ubunyamwuga
niba umuntu akubwira ngo itariki 30 ntakwishyure nese mbona gusabye priyav yagenda bitsimisi 15 yose nase washaka ngo mpe priyav oya 30 kuba yarenzeho umunsi we si ikibazo uranshakira umukiriya cyane akunda boss n'ibikara nkamwe niko bameze namwe umuntu ntabwo umwagashize inzara umwagashize inzara uje kontukiri wanyu ubundi sinzi ingana gutyo bakaba wifite wowe uje kontukiri wanyu si kugutukana kugira inama ari inzu yibonye nayo ni nk'imano ibi bintu uzo ko nabigezeho kwino aranabyibi cyangwa ishabana afite uko managing ibintu byanjye nimba ufite umukiriya umuzane nimba utamufite aya kiretse nawe banze wemera ko aramusahindi arengeje umunsi umwe cyangwa ibiri utahita umusohora nkuko kankubwira ko musene anikenera amafaranga kineye amafaranga nimba agiye kumpa amafaranga y'amezi abiri kira gicucu cyari kigiye kumpa amafaranga y'ukwezi kumwe ikenera amafaranga ahubwo shaka okay sasa rero ngiye kuzana ni wakushanga amezi nibura 5 urama mangahe amezi 5 ntabwo nakurengereza 40 oya garuka nkubwire ndeke nigendere garuka ntukaginisha nasagira ngo nganga Rungu ni ngencuruza indaga ngo nganga bazi ko harimo ibiro bibiri gusa by'insambaza aho ngaho ngencuruza insambaza njye n'urutubusha twumvikane tuvugane ibyumba amezi 5 ibihumbi 120 urabima cyane ntubima kata wagira ngo ni wowe ugiye kuyigira okay sawa no kuyigura amva garuka hano nkwereke garuka hano nkwereke ntacyo ndaguha 80 gira ijana ijana ryo byibanda ndashaka abandi bakomisiyoneri bakomisiyoneri 1090 none ndashaka abandi bakomisiyoneri niba utabyumva byibuka okay nta kibazo 40 ndayemeye reka nkuzanire kadogo noneho muretse ariko hano ceceke ntabwo imwe mvugana nabo si 80 inzu yawushaka ukwezi kwa 80 mu mezi 5 kamema 80 gusa ubu nimwe hari amezi 4 urabufasha wowe arobos komisiyoneri ntabwo muzi ariko imana ze komisiyoneri inzu yabonetse wira ngo ni inzu se nimba ari stade ubusitani noneho burimo amazi ameneka hejuru gutya yongera yimanura nko muri rompo imbuto usoma uko ushatse amarangi araburiya urogera mu nzu nako mu ndege urogeramo mu ndege amatara kunaba myasa niko iyo nzu imeze rwose iteretse ahantu heza muri kaburimbo nta cyondo na rimwe oya ni nk'ahari yawe nize ko bose abatabyitayeho ataha nijoro bose nta kibazo rwose vuba rero mungezeho n'amafaranga ashyushye cyane umva amezi 5 yateguye kabisa igembura kima ku ruhande sawa abyumvise sasa inzu ngemba nayivuze kandi noneho ngena nijoro ndi mwiyereko naje kubona amafaranga nge nshaka ubusobanuro ndabubure ndabwana amafaranga yaturuka he nkiri kwibaza impamvu numva nimero yarampamagaye ndavuga ntibyanga bikunda Imana ije gusohoza isezerano ryayo bivuze ngo icyo umwana mu ntararya Imana iragitekereza abandi bati ubugari bw'imbwa Imana irarubusonza kazi kawe ukora harimo n'ubupasiteri uyu no muraziranye se iyo ngo yabaje kureba kadogo tenzi bya bagiye kuganira abasaza nk'aba babiri bajya ugenda neza rero saza nk'aba babiri bajya ugenda neza nakubwiraga ni rero abandi akavuga ngo Imana irebera imbwa ntihumbya abana akakubwira ngo imbwa ntabwo igenda ntabwo bayiha intebe yigendanira intebe uzareba aho igeze ita yicara aho ngaho reka abakiriya banjye baze hano gusurira nyereka inzu kwanza reka mpamagare kadogo aze mubwire nyine ayigutambagiza mubwire nyereka inzu ushaka iko kado karame boss umva genda umwereka iriya nzu yo ku ruhande rw'ibumoso umvise uyimutambagize yose bya byumba byose abijyemo umwereka kandi hose na dushe umwereka yuko ariye hose wamwereke aze ibindi tubivugana nta kibazo ndabikora neza boss sawa umva genda hakwereka genda mfunguzo nyine yamba kwereka kina nyine nyiruka kado ashaka imfunguzo uriya muhungu wawe urano kuna wibutse umutwe nk'igihwagari nawe ntabwo ari serious kabisa karakana kaje ejo bundi dore kamaze ibyumweru 2 ikibazo rero ni mu batera umurengwe fata umwe maze kuruka 25 byose ashinzwe umutekano se kose wamugana uriya mwana waramwishe wamuhaye umva ni nk'ufata igikoma cyabo akakimusuka mu kanwa ese buriya ku buryo umukozi yagabanye 7200 none yakora ikizi komisiyoni iyo ngira umukozi nk'uyu nacira ngicara aha ngaha wamucakira se wayo ngayo aramutse yanze wamucakira wayo ngayo umushakira n'imbwa ngiye kado wazizanye nazizanye boss
genda ukingura uhamwereke hose amafaranga muri bwumvikane uze kuyaha Kadogo aze kuyama ndakubwira nta kibazo ibindi ni ibyanjye nawe nta kibazo sibyo Kadogo twagiye mu kazi imutambagize yire ufite akazi kenshi jyewe ndagiye boss Yes. aha ni madamu Ni madamu wanjye. ufite umugore mwiza rwose hanyuma rero do muyireba manze muyireba reba do aho hose ko muyireba ni yawe gate ni yawe ifite sonori amazi na yawe umuriro naho mu rusange Niko se wa mugabo. ndikunda Ko wambwiraga ngo iki gipangu kirimo jaride amazi amanuka amatara wa mugabo biri he ariko kuki abakomisiyoneri mwanga mukababa ko rero njyewe ntabwo ndi murata mabuja ubu inzu nimbi koko yego nyine sheri iyi nzu ni nziza pe ni nziza reba hano hari igipangu njye kintu yahakunde nuko hari igipangu wakwemera tukahaba hako nyine nawe yumve tugushyigikira ngo nawe ugenda okay none ngiye kambereke rero ubu nzi ko nje kuba mu nzu hano hari ubustani ni naho buhari bwaje bavuze ngo haza naho buhari reka mbabwize ukuri buraka kazi ndeba nkakoze imyaka 98 ukuyemo 40 namaze mu ishuri ibaye ngaho noneho rero si imyaka sameza 5 ujya kwishyura nk'ubu ugize ukayishyura nk'imyaka 7 navo kushaka bayiteramo hano kugira ngo mubaze ikintu kijyanye n'amazi ikintu kijyanye n'umuriro ikintu kijyanye na cash power ni ibyacu cyahibaza batwishyurira umuriro mabuje reka nge nguvire rero amazi muzajya muyishyurira cash power ni yanyu mabuja mushatse mwazana icyuma gisya cy'ibisheke igisya konkase mugashinga n'uruganda mva noneho amazi nayo na yanyu wayafunguka ararameneka mpaka ijoro ryose washaka amatafari ko yatwika ko nayo umva amazi na yanyu ikindi kitanagoye ibishingwe nabyo mushatse mwashaka imodoka ikajya bitwara cyangwa kujya mubihekenya cyangwa kujya bikiye mutazajya mubona ibyo musagura yi hani wanyu neza neza nziza ntugire ikindi kintu uvuga rwose mugabo mwiza nta kindi yarenzaho nyamara sheri amazu ndumva yaraguye sibyo se nakubwiraga ahubwo nagire vajye kuyitweka ndashaka kurara mwimutse cyane twagiye boss nta kibazo hama boss rero ni toilette yo hanze mwayireye urabonye nta kibazo fresh ni fresh watwereka ibyumba tugende hanyuma rero boss haba hano haba hariya hose n'igika kirahagije cyane uzi imbere kanibiri twereke yaba amarangi mwandiko mwashaka ibisi bibazo mwabagabo mwe murashaka iki muri iki cyumba cyanjye usohoke hari n'umwakira ibintu hanyuma kuryama ni hano mwabonye mufite akabati mwe k'imyenda mwansohokere mu nzu mwabagabo mwamvire mu cyumba mukagenda bose rero dore iyi parafone ngo kubwa plaquette noneho iri rangi naryo bararyoza niyo waryogesha situruwani rya vono wazane isuku kayikuba cyangwa se ishoka nta kibazo na kimwe ubwo ndumva twajya muri salon wikwirirwa uvunika mwereka mu byumba ngo muri salon ibindi none izo nashimye ishyura reka mamagare umuntu anyohereza amafaranga hanyuma nishyura 9 hamagara yego nziza rwose hanyuma nari ngiye kureba ya nzu nari nyibonye hanyuma rero nyohereza amafaranga nishyure ibintu birangire yinyoreze iyo nimero rwose nishyure nyirinzu turi kumwe yime muhamagare nyirinzu turi kumwe mbisoze nigendere singiyo si message hamagara wishyura inzu nzima
wajya mu hotel mu zindi sha ariko ubundi mbere yo guhamagara Yego. guhamagara no nimero n'umuntu mbona uryamye hano ntabwo turi kibazo bane bari batishyura kwa mutume cyewe ari hasi yambaye hasi munsi n'imyumbati cyangwa ubunyobwa uyu none ko n'amashuka aryamye muri gitanda ni kuyitwika kuko arwaye se kana afite n'imbere tayari bishyura hamagara umuntu vaho hano akosesha wowe kumamagara turi kumwe aha ngaha zisha umuntu umusora mu gihe kuza amafaranga yishyura inzu nawe umunsi bari kwishyura ngaha none se sheri 12 namwe muri abantu koko nimujya mu guturo ushaka iminsi 12 mwabahirimbira imwe